Iyo urushako rubaye rubi, umuntu ntagomba guhita yihutira kuruvamo asaba gatanya, kuko uwo mwashakanye aba ari indorerwamo yawe. Kenshi na kenshi iyo ndorerwamo ikwereka byinshi kuri wowe ku buryo hari ibyo wakosora, kuko ikibazo ntikiba kiri kuri uwo mwashakanye wenyine ushobora kuba ubona ubu nk'ikibazo, ahubwo nawe uba ugifite. Akaba ariyo mpamvu nateguye iyi nyigisho yabafasha gusobanukirwa n'iyo ndorerwamo. Iyo nyigisho yitwa ni ibihe bitekerezo, amarangamutima bihishe igikomere cyo mu bwana gisenya imibanire, igice cya mbere. Ikaze ku rubuga uri uw'agaciro. Ndabasuhuje, mwaramutse cyangwa mwiriwe bitewe n'aho muherereye ku isi. Ndi Yvette Ingabe, umwari ukubona nk'uw'agaciro kuko uhishwemo iby'agaciro. Isange kuri uru rubuga rw'iterambere rya muntu. Aha turatuje, turahumeka, turiga ndetse tukiha uburenganzira bwo kuba abo turi bo. Hano twiyemeje gutera imbere duhereye mu mitekerereze no mu ngiro zacu. Ntanga ibiganiro bijyanye n'iterambere rya muntu, urushako, cyane cyane urushako rwangiza. Ariyo mpamvu ubona ibiganiro nk'ibi. Isange rero kora subscribe, like ndetse usangize na bagenzi bawe. Ibitekerezo n'amarangamutima bihishe igikomere cyo mu bwana gisenya imibanire ndetse cyangiza ubuzima bwa muntu. Ndagushishikariza ngo ufate igihe cyo kwitekerezaho, ntuhubukire urushako mu gihe ugifite bimwe muri ibi bimenyetso. Ikimenyetso cya mbere ni ugutekereza ko udashobora kuba wenyine, ko ubuzima nta shingiro bufite mu gihe udashinze urugo, mu gihe utari muri relation de couple. Icya kabiri, gutekereza ko ugomba kunezeza abantu, bigatuma ukora ibyo utifuza gukora kugira ngo ubashe kuba iruhande rwa wa wundi utagushaka cyangwa ukwangiza. Icya gatatu, guhubuka mu gushaka, mu gihe gito utarafashe umwanya wo gutekereza, wo gusobanukirwa bigari kuri uwo ukubwira ko agukunda, ugahita wiyemeza gushaka. Icya kane, kumva ko urukundo utanga ugomba kwishyurwa, niba utanze ugomba gusubizwa. Aha ni en couple. Icya gatanu, kubeshya cyangwa gushuka ngo ugere ku byo wifuza mu rushako. Icya gatandatu, kumva ushaka buri kanya ko umukunzi cyangwa uwo mwashakanye akumenyesha aho ari, icyo ari gukora cyangwa uwo bari kumwe. Icya karindwi, kumva ko uwo uzashaka cyangwa uzagushaka agomba gufuha kugeza ku rwego utisanzuye mu buzima, ukumva ko ari ikimenyetso cy'urukundo. Icya munani, kugira ubwoba bwo gucibwa inyuma. Icya cyenda, gutekereza ko uzamenya agaciro kawe ubibwiwe n'abandi cyangwa wa mukunzi wawe. Icya cumi, kutigirira icyizere cyo gufata ibyemezo. Icya cumi na rimwe, kumva ko nushaka aribwo uzabona icyo wita urukundo. Icya cumi na kabiri, kumva ko mu rushako ariho umuntu akura umunezero. Icya cumi na gatatu, kugira ubwoba bwo kuba wenyine cyangwa bwo gusigara wenyine uri muri relation, ugafata imyanzuro udashaka irenze amahame yawe yo mu buzima, yewe ukenemera kwihindura uko utari, bitandukanye n'ibyifuzo bya roho yawe, kugira ngo udahomba wa wundi udashaka iyo mibanire wifuza. Icya cumi na kane, kugira igitekerezo cyangwa icyifuzo cyo kugira imibanire n'umuntu wubatse. Icya cumi na gatanu, gutekereza ko mu gutanga umubiri wawe aribwo uzakundwa cyangwa uzakundwa
kurushaho. Icya 16 ni ukumva wumva igihe cyose roho yawe ibasha gutuza ari uko ukoresheje ibiyobyabwenge, imiti, guhaha, ibiryo, imibonano mpuzabitsina. Igihe cyose wakora ibyo bikorwa ukumva roho yawe isa nkaho ituje, ariko ikongera ikabigusaba ku buryo uhora usubira muri ibyo bikorwa. Iki nacyo ni ikindi kimenyetso. Ngaho rero musangize wa mugenzi wanyu iyi nyandiko, iramugirira akamaro gakomeye mu buzima bwe. Kandi nanone hari izindi video zagufasha gusobanukirwa neza bigari. Wareba video ya mbere nasohoye yitwa urushako rwangiza. Iyi nayo ifite ibintu byinshi yagusobanurira. Iya kabiri ni ibiki wahindura byagufasha iyo uzi neza ko uri mu rushako rwangiza. Indi video yagufasha ni ibyo umubyeyi uri mu rushako rurimo amakimbirane agomba gukorera umwana we. Mbaye mbashimiye, muri intwari. Mufite ibari ku mutima mwifuza kunsangiza, ntimutegwe, mwanyoreza ubutumwa kuri 00 31 65 75 28 477. Ikaze muri Isanga, ndetse mwiha uburenganzira bwo kwandika aho munsi uko mubona iki kiganiro ndetse n'ibindi biganiro. Funguye amaboko yombi mbashe kuhafata ikiganza mweme, maze mubashe kuba abo mugomba kubabo naho mu kiganiro gikurikira.